Ya muraho neza bakunzi ba Paradizo TV, nanjye nifuje kubasangiza ubuhamya gusa sinshaka ko ubu buhamya hari umwana muto bwumva kuko bushobora kumutera umushyukwe bikamuzanira ibibazo muri sosiyete nyarwanda. Rero ngiye kubabwira ubuhamya bw'ukuntu nasweye umwarimu watwigishaga biology. Rero umuntu uri hejuru y'imyaka 18 nabanguke yumva ubu buhamya. Ngewe nyine banyita John, ndashaka kubasangiza buno buhamya ukuntu nasweye umwarimu watwigishaga isomo ry'ibinyabuzima biology. Abize biology murabizi, ubwo nigaga rero muri senior 6 twigishwaga n'umwarimu w'igitsina gore. Yari akiri umukobwa mwiza rwose, ariko bitakanganye. Murabizi abagize chance zo kwiga mu wa gatandatu hari igihe kigera mugasubiramo ibyo mwize mu mwaka wa 4 wayisumbuye n'umwaka wa 5 kugira ngo mwitegure ibizamini bya leta. Uwo mukobwa rero navuga ko twajyaga kungana kuko yari yarize neza, yari afite imyaka 20. Ngewe nari narabaye babandi bize nabi, nari mfite imyaka igera kuri 22 kubera gusibira imibereho ibiki n'ibiki. Yakomeje kutwigisha ariko nakubita amaso y'abana, yari afite ikibuno y'abana nkumva imboro ihise ihaguruka. Iminsi rero yakomeje kwiruka, murabizi umwaka bakoreramo ibizamini bya leta uriruka, ariko nakoze uko nshoboye abana nkajya mutera ikijisho nkamwiyegereza, dutangira kuba inshuti. Kandi icyo gihe ni nanjye wari chef de classe, urumva naricaga nkakiza. Niyo yazanaga amawake ninjye yayahaga. Twakomeje gusubiramo tugira aho dusubiramo chapter ya reproduction. Abayizi murayizi, gusa icyaje gukurura ibyo byose bayize n'ahari uwo munsi nari niriwe njyamye kubera umunaniro. Bwarakeye dukomeza kwiga, ariko ducishamo tukiga n'andi masomo. Mwarimu wa biology yaradusigiye waka, aravuga ngo chief ni mubirangiza kubinonosora neza azabijyane muri salle de prof, muri salle de professeur. Twaratashye mfatizo waki zose nzijyana muri salle de prof, nsanga yicayemo wenyine arimo arasoma igitabo bita ngo nswereshe iyo mboro numve mbihase. Nicyo gitabo yari arimo arasoma. Nanjye nagiteye ijisho, ndamubwira ati murasoma igitabo cyiza. Ahita se karambwira ati nibyo se? Ndamubwira ati yego rwose icyo gitabo nanjye ndagikunda. Mwarimu acyumva ayo magambo yahise ajya gufunga urugi rwa salle de prof, ahita anyegera atangira kunsoma. Nanjye nk'umuntu mukuru nyine urabizi kutagotwa, mpita mfatiraho. Twarasomanye turyana iminwa, none ni babagore baba bazi kuryana iminwa bya danje. Twaryanye iminwa nk'iminota 7. None yari afite ikibuno cya danje, nanjye uko turi kuryana iminwa ariko nanjye ngikanda. Nahise muvanamo agashati yari yambaye, ntangira gukarisa amabere ye, ariko nayo nka gake gake nkakozaho ururimi. Yahise atangira guhumeka cyane yinihisha. Nahise manura intoki nzishora ku ibere, nahise manura intoki, urumva nzishyira ku gituba, nigikozaho gutya nsanga cyose cyatose. Nahise njombamo intoki ebyiri mera nk'uzikuba ku gituba cye, mera nk'uzikuba ku gituba cye. Mwarimu atangira kunsaba imbabazi. Mwarimu kazi mu byumve neza, abarambwiye ati ndongora ureka ibyo bintu byo kunyicisha umushyukwe, ndapfuye mbabarira, iyo mboro uyinswereshe. Kandi ibyo byose yabivugaga arimo nawe akarisa imboro yanjye yenda kuyica neza. Byabaye ibindi. Nahise muterura ku gatebo kari aho ngaho, nangira kujya nkubisha imboro ku gituba cye, nkumva arasaze neza kubera umushyuko yari afite. Nahise ncibura rugongo nkoresheje imboro, mbona ibizi, yankubise ibizi. Hari n'ayanarukiye mu maso. Nahise nkomeza gukubitishaho imboro, ariko anyara. Yari afite amazi agatemberera mu mabya ahantu hose, akamanuka neza ku gituza ahantu hose. Natangiye kumucumita, naramucumise, ndamucumita nkajya muhindukiza posteri, nkahindukira nkagarura hino. Mwarimu ibintu namukoreye ntago bibaho kabisa, ntago bibaho. Naramusweye mwarimu. Guhera uwo munsi twahise twibera inshuti, ku buryo iyo yatahaga yarambwiraga ati nawe ushaka uburyo uza kunyerera ugere mu rugo. Nanjye nkagera iwe nkamucumita. Mwarimu kazi ibintu namukoreye ntago bibaho kabisa. Umunsi umwe noneho yanumiye ari ku cyumweru, mba ngiye iwe, nsanga yazanye udupirimusi uduki. Bagira ati ngo primus, nsanga yari yambaye bya byenda bararana n'ibyo namusanganye. Namukungu tubyeri ntangira kujya mukarisa, nkajya mukarisa. None abantu yanangarizaga, yari afite amazi ku buryo uko wamukarisaga. Naramukarishije ngiye kubona mbona amazi ahingutse inyuma muri ya myenda bararana. Mwarimu nawe ndavuga ati ibintu ariko nkorera ni ibiki? Mbacishije intoki ndagira, urumva twari twenyine, manura muri cyaki robe de nuwe yambara nyine, nkora kuri rugongo. Nkoze kuri rugongo navanyemo ikiganza cy'amazi, kubera ukuntu rero nari maje gushyuka bya danje. Nahise ngikuramo
abana murebesha imbere ndamucumita ndamuswera naramusweye icyo gihe icyo cyumweru kuri icyo cyumweru urumva n'ibizamini byari byegereje naramucumise ndamuswera mwarimu kaza arambwira ati wow ati ni wowe musore kabisa nabonye naramucumise muri iyo minsi naramucumise ahubwo nabuze gato nari gutsindwa ikizamini kuko nahoraga njya kumwicumitira ndamucumita igihe kiraza kugera dukora ikizamini turatandukana ariko mwarimu impamvu mbahaye izi story nuko njya numva abantu bavuga ibintu byo guswerana kuri Paradizo TV nkumva hari ahantu bankoze nanjye rero nagira ngo mbahe izo story z'ukuntu nacumise uwo mwarimu kazi hari aga story numvishije ubundi kuri Paradizo TV nyine ko umuntu warongoye ikinyabibiri nanjye nise nibuka story y'uwo mwarimu kazi kera rwose kuntu najyaga mucumita nifuza kuyibasangiza uwo mwarimu ntabwo twongeye kubonana ariko nashakisha adresse ye ndayibura nshakisha iki naje no gusubira kuri cya kigo ngo mumenye aho yarengeye nsanga nta makuru basi ngo nzongere mubone mucumite birashoboka ko yaba yaranashatse ariko kuntu twacumitanye ntabwo nzabyibagirwa kabisa ubwo bwari ubuhamya rero nagira ngo mbagezeho kuri Paradizo TV murakoze cyane kabisa kuma aka kanya ko kubagezaho ubuhamya bwanjye murakoze